Ndibiki. Please. Tutarakundana ibintu kutabyize. Shira kintu bitwaye. Tutarakundana iyo myenda kutayambara. Ese kintu myenda gutwaye. Banza gukunda. Nagukundiye yuko wari utandukanye n'abandi bakobwa. None ho tumaze gukundana ibitundo ndabona byose babihinze. Oya. Nimba umva ko ntacyo bitwaye. Ndagukingura. Nimba umva ushaka ndifuza iki? Mama, nimba ushaka ko dukomezanya isoke unamye ibintu bikuhagira bigushireho. Mandeza ndiguhanagure naga ibiti bike nigeze mukundira niba ubundi nabandi bahisongo nimba ukundanye n'umuntu nago bivuze ngo imyitwarire uyihindure ugomba kuguma n'uwo urabona uri ufite indangagaciro nziza z'abana b'Imana icyo nagukundiye ubundi ntabwo nakundiye kwisigira ibintu oya weho nabandi bizababera isomo n'abazambona bose wanjye samoya nuko nkora urabizi wenda ugize amahirwe mwaye na keza abantu bakundana ariko nyine ibi bintu kubyisiga nkuko barata soka shatani izina ryaje simbikunda barizi nawe simbikunda uko wari umeze wisiga ka gikotori wari umwana mwiza rwose nibyo nakonde kandi ubundi Imana ikubabarire rwose Imana ikubabarire ntabwo bizongera imidene twajya mu nzu twicara nkahita mpamagara ababyeyi nabo bakaza bakagusuzuma ibibazo iyo mama asanga yisize ibyo bintu ntabwo bizongera birangira ikintu nguko kandi bizongera